Reka twongeye kubasuhuza mwe mukomeje kutukurikira kuri Property in Rwanda, aho dukomeje kubashyiraho amazu mashyashya meza agurishwa on affordable price. Uyu munsi turi ahantu hitwa Kimironko hazwi nko mu Bibare, aho tubazaniye inzu nziza nshyashya, inzu igurishwa $1,85,000. Ni inzu nziza cyane wakishimira kugura. Ni inzu y'ibyumba 4, toilette 3, salon saramanje n'igikoni ndetse ikagira na negisi hanze. Bo ni nziza cyane ikomeye nkuko mugiye kubibereka. Reka mbatangirire hano. Nkuko mubona hano ni kuri jardin y'iyi nzu, murabibona ni ahantu heza cyane, decoy parking, imodoka ebyiri nini cyangwa se 3 ntoya hano zajyamo. Inzu nkuko muri kwibona, ndetse andi makuru arambuye ushobora kujya ureba hasi kuri detail mba nashyizeho kuri description, ukagenda ureba mba nagiye nshyiraho detail zose kuri more information about of this home. So reka mbereke uko imeze, noneho mubashe gukurikira uko bimeze. Hano nkuko mukabona muri parking, tangira muri parking kazamuka hano yo kureba inzu yacu uko imeze, kazamuka hano ku masikariye. Hano iyi ni inzira ijya mu gikari, ariko turaca hano nk'abagiye kwinjira ku irembo kuri izi sikariye. Nkuko muri kubibona, muri kuzibona ifite view nziza ireba ku kibuga cy'i Kanombe cy'indege. Muri kubibona hano ku masikariye. Nkuko muri kubibona iyi ni barco, hano ushobora kuzashyira intebe ukayicara ukajya wanywera icyayi wirebera view yo ku kibuga cy'indege cya Kanombe. Hara ni Kanombe nkuko muri kubibona. Iyi niyo view yayo. Ni inzu nziza cyane, inzu nshyashya nziza ikomeye wakishimira kugura. Tuvuye hano twinjire mu nzu, noneho mbereke uko iyi nzu yacu mo imbere imeze. Hano ukinjira hano, iyi ni salo nkuko muri kwibona, ifite salo nziza. Muri kwibona inzu nziza ibatswe bugezweho kandi ikomeye. Iyi ni salo yacu y'iyi nzu. Uva muri salo ukahita uza hano. Iyo uje hano uba winjiye muri saramanje nkuko muri kwibona. Iyi ni saramanje, ni inzu nziza cyane. Amazi yo ntayarimo, kandi aho gukarabira nkuko muri kwibona. Hano iki ni igikoni cyayo nkuko muri kwibona. Igikoni cyiza cy'utubati kigezweho. Igikoni cyiza kiri open hano kuri saramanje nkuko muri kwibona. Igikoni cyiza kigezweho. Kuri saramanje tuza tukajya kureba icyumba cya mbere kiri self container, gifite iyi douche na toilette. Hano douche nziza igezweho yujuje ibisabwa nkuko muri kubona, ni nziza cyane. Iyi ni icyumba cya mbere gifite iriya douche tumaze kureba. Icyumba cya mbere, dushe yacyo ni iyi nkuko twabibonye.
tuvuye hano muri saramanje, reka twongere dutambagiye turebe ibindi byumba uko bimeze hano. Uza hano ukinjira, hano dufite ibyumba bibiri biri shared ko bisangiye dushe na tuwarete imwe. Iyi dushe isangiwe n'ibyumba bibiri dufite hano. Ubwo complete hano hari ibyumba bitatu kuko hirya twabonye icyumba kimwe. Ibyumba bibiri rero bisangiye dushe na tuwarete imwe, aribyo by'ibi ngibi. Iki cyumba hamwe n'iki cyumba bisangiye dushe na tuwarete. Ni ibyumba bibiri biri shared, one bathroom bisangiye tuwarete imwe. Dukomeje tugiye kureba master bedroom. Iyi ni nka korodoro iri hano isohoka hanze, uko muri kubibona. Iyi ni korodoro. Tugiye kureba master bedroom, ari nacyo cyumba cya kane cyacu. Uraza hano ukaza ukinjira, kuko ifite imiryango ibiri. Ushobora guca ukinjira muri dushe cyangwa se ukanyura mu cyumba ukinjira. Ahangaha ni umuryango wa mbere winjira ukagera muri dushe hano y'iyi master, nk'uko muri kwibona. Iyi ni dushe na tuwarete by'iyi master bedroom yacu, nk'uko muri kubibona. Hari uriya muryango uciye muri koridoro urinjira, cyangwa se ukaca muri uyu muryango waha, nuko hakinze utunguka mu cyumba mo imbere. Ubu uri mu cyumba wanyura hano hakinze. Iyi ni dushe na tuwarete by'iyi master. Ubwo reka tujye duciye kuko uriya muryango ukinze, turanyura ahangaha muri koridoro dukomeze mu cyumba cya master bedroom, aricyo cy'iki nk'uko muri kubibona. Iyi niyo master bedroom nk'uko muri kubibona. Iyi niyo nanone wa muryango nakubwiraga ukinze, hano niho waca ariko hari closed. Iyi ni garderobe muri kuyibona yo kuri master. Noneho reka turebe amanegisi y'inzu uko hameze mu gikari hayo. Uko mubona, iyi ni inzira ijya mu gikari no ku irembo. Ni tuwarete yo hanze mu gikari. Iyi ni anegisi yo hanze, nk'uko muri kubona. Ifite n'ikigega cy'amazi, water tank. Hano ni inzu y'umukozi, hano ni lavabo, aka ni agasitoke. Iki ni igikoni cyo hanze, nk'uko muri kubibona, cy'amakara. Ugahita ukomeza ugahita usubira ku irembo.